twari dukwiye gukumbura abo twari kuzaba iyo tutaza kuba impunzi. Rero ubundi ririya jambo urisesenguye uzaba icyo ari cyo cyose, ushobora kuba icyo ari cyo cyose, burya no kubimbwa nabyo bizamo. Shambo Show, Shambo Show, Shambo Show. Ikaza mu kiganiro The Brainstorming mwe na MC Shambo. N'ubundi tubanza dushimira cyane kandi ndasuhuza abari muri Congo, burya ngo ntabwo wibagirwa umubyeyi wakubyaye. Ndashimira cyane abantu bo muri Congo bakomeje kuvuga yuko ibiganiro bageraho, kandi nabasuhuza ari Bukavu, Miazimichi, Muzibuhire, abo muri Kasai, Malukai, Mujibimpa, abo muri Goma, Habari, Kuti, niba muri Abandandi, ndetse n'abavuga Ikinyarwanda muraho. Turasuhuza cyane abari Masisi, abari Rucuru, ndetse n'abari Imurenge, abari Bukavu n'ahandi hose mwese turasuhuza. Tugaruke hano muri Amerika, turasuhuza cyane abatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia, Burayi bwose, Aziya ndetse n'ahandi. Afrika yose turabasuhuje, abari mu nkambi aho abenshi bakomoka, aho benshi banyuze, aho benshi imiryango yacu iri, mwese ndabasuhuje. Mu nkambi zo mu Rwanda uko ari 5, abari muri Uganda, Kenya, izo nkambi zose bakomoma bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, mwese ndabasuhuje. Ikiganiro ni The Brainstorming. Ku ruhande rwanjye hari umutumirwa, ntabwo ari mushya kuri screen za Shambo Show. Mu kiganiro The Brainstorming uyu ni umutumirwa bwa kabiri aje kugira ngo tuganire. Mu kuganira kwacu ubushize badusabye yuko yongera kugaruka, badusaba yuko yakongera akaza akatugezaho byinshi byafashe benshi, ndetse mbabwira ko harimo abagabo bagera kuri 2 ntari bushaka kuvuga izina, biyemeje gusubira mu ishuri kubera umutumirwa wacu uyu munsi. Reka nsabe cameraman atujyanire kamera atwerekeze kuri Mr. Kagira neza. Murakoze cyane Berthe, nk'umunyamakuru wa Shambo TV, Shambo Show. Shambo Show. Iri zina cyane rikunda kugorana kurivuga kuko ni SS. Yes, ziba zirimo gusa, ariko mu by'ukuri birashimishije cyane. Reka twongere tubashimire kandi tubaha ikaze hano iwacu muri Dallas. Bityo dushimishwa n'uburyo mwafashe akanya kanyu kugira ngo muze tuganire, tugire ibyo dusangiza abavandimwe, imiryango, inshuti, kugira ngo nibura niba hari ibitagenda neza ushobora kumvamo amagambo amwe n'amwe akaba yagufasha, bityo icyerekezo wari urimo bikagufasha kuba wagihindura. Murakoze cyane. Murakoze cyane Mr. Kagira neza. Ikiganiro The Brainstorming, aho twungurana ibitekerezo ndetse tukarebera hamwe ibibangamiye umuryango. The Brainstorming ikiganiro cya Shambo Show, aho mwese muzajya mugikurikirana, kandi mwese abari kugikurikirana kuri YouTube abishoboye kora subscribe, like na share, ndetse unakore na comment zitari positive n'izi negative, byose ziri positive negative byose turabyemera. Tuganirije umutumirwa ubushize twaganiriye neza Kagira, abantu barabikunze. Murakoze cyane. Abantu barabikunze cyane ku buryo bambwiye bati uriya mugabo ni umunyamuhati, kandi umuhati wawe hari benshi uri guhindura kubera ko bakurikirana cya kiganiro cyawe. Baravuze bati ufite umuhati, natwe tugiye kugira umuhati nk'uwawe. Ariko uyu munsi turaza kuganira kuri byinshi, ariko nyemerere tuganire tubanje kubivuga ku muryango mwashinze hano muri Dallas. Uriya muryango w'Itara ubushize waravuze ati twamaze gushyiraho amategeko, ndetse bigaragara ko utugezaho uburyo abanyamuryango ndetse bo mu hanze ya Dallas mu yandi ma state nabo bari kubitabira umuryango. Tutarajya muri byinshi ngo tugere kuri gahunda nyinshi twateguye turi buganireho umuryango uhagaze ute?
urakoze cyane Berthe. Mu by'ukuri umuryango wa ICG uherereye muri state ya Texas mu mujyi wa Dallas. Umuryango wacu mu by'ukuri uhagaze neza cyane kuko ntekereza ko uyu munsi wa none aho tugeze ni ahantu buri wese yakwishimira ko yawubamo. Kubera ko ntekereza ko ubu ngubu turi gukabakaba mu bantu 70 bagizwe n'imiryango igera nibura wenda ku bantu 450. Ntabwo rero ari abantu baboneka hano muri Dallas honyine, ahubwo hari n'ayandi mastate yumvise icyo gikorwa cy'indashyikirwa nabo bifuza kubana natwe kandi mu by'ukuri bashimishwa n'ibyo ngibyo dukora. Murakoze. ICG muri magambo arambuye ni Itara Community. Itara Community Group. Because nta kibazo rwose. Murakoze cyane. Impamvu y'ibi ngibi nuko akenshi cyane iyo abantu babaye mu mwijima cyane, ndakubwiza ukuri, kugira ngo babone urumuri bibasaba gukoresha imbaraga. Ni imbaraga zikomeye cyane. Niyo mpamvu twabyise itara, kugira ngo rimurikire abantu batabashaga kubona. Cyane twagiye mu rumuri mu mwijima cyane, aho twagiye tunyura kuvukira Masisi, uvukira Rucuru, ukavukira Murenge, Bukavu, ukavukira hehe muri hatari n'amashanyarazi, ariko ngira ngo urumuri uri kuvuga ni urumuri mu bitekereze, mu iterambere n'ibindi, ntabwo ari umwijima waho uko twavutse. Ushobora kuvukira ahantu mu nzu y'ikigonyi itarimo n'itara rya petrole ariko ugatera imbere. Uwo mwijima uri kuvuga ni umwijima umeze ute? Urwo rumuri n'urumuri rumeze rute? Urakoze cyane Berthe. Urabona ku bantu babaye muri Afurika batigeze bagira amahirwe wenda yo kubona amashanyarazi cyangwa se ibibiriti, hari icyo bita urushingo. Bakaragaga uburiti. Hariya habagamo imbaraga nyinshi cyane kuko hari n'abashingaga ariko umuriro ntuze cyane rwose. Kubera iki? Kubera ko hari uburyo babikoraga ariko bikanga, ariko hari n'ababikoraga nyuma y'iminota mike bikaza. Rero kugira ngo uriya muriro uboneke habaga habayemo gutekereza ikihutirwa kugira ngo bakigereho. Rero twebwe twageze ahantu hari amatara, hari n'ibibiriti, hari n'ibintu bitandukanye bishobora kudufasha kubona umuriro ariko cyangwa se urumuri, ariko twebwe urwo turiho si urumuri rwo bakoresha bashinga cyangwa se bakoresha bacana cyangwa rw'amatara twicara, ahubwo ni urumuri rumurikira intekerezo z'abantu bari hano muri kino gihugu kugira ngo babashe kumenya ko bavuye ahantu bakajya ahandi. Urakoze cyane. Kagira neza bijyanye ku byerekeranye bavuga ngo ejo hazaza naho urubyiruko, abasaza bakuze bari kubyina zivamo, bari gutegera zivamo, bari kubyina bava muri gahunda, cyangwa ugasanga baracyafite ya myumvire iwacu uko byari bimeze. Ese umuryango ICG Itara Community Group witabire bw'urubyiruko muri uwo muryango umeze gute? Ubwitabire bw'urubyiruko rwa ICG mu by'ukuri n'urubyiruko ruri strong cyane ku buryo bw'indashyikirwa, kuko by'ubwabyo hari ikintu cyitwa kuba role model cyangwa se kuba wenda icyitegererezo cy'uwo uhetse. Burya ibintu byose bipfira cyane kuri wa muntu ukwiye kuba icyitegererezo, ari naho twebwe aho ngaho twamaze kurenga. Ariko urubyiruko rwacu rwa hano Dallas ni urubyiruko rufite ingamba n'intego zitandukanye zo kugira ngo bazabere umusemburo w'iterambere ababyeyi babo bari kugenda bava mu nzira bitewe n'impamvu z'igihe cyangwa se imyaka. Kubera ko twebwe impamvu tugira itara rikuru tukagira n'itara ritoya.
so umuntu iyo avuye mu itara ritoya ahita yinjira mu itara rikuru. Reka wenda dufate urugero nka Justin yabaga mu itara ritoya ariko amaze gushaka yavuyeyo ajya mu itara rikuru kugira ngo noneho imbaraga n'ubundi zigumye kugira ute zigumye kuhaba n'ibitekerezo byaguke ariko nanone ntibimubuza kugumana na rwa rubyiruko kugira ngo agumye abagira inama. Nuko nguko twebwe dukora. Urakoze. Muri make ufite ubunararibonye cyane mu gukora imiryango cyangwa se mu kugira ngo umuryango runaka ubashe kuba wagira ireme no kugira vision cyangwa se icyerekezo. Urubyiruko n'iterambere cyane cyane ndavuga urubyiruko ruri hano muri Amerika usanga duturuka ahantu mu ntara zitandukanye mu mijyi itandukanye yo muri Afurika, hanyuma twagera ahangaha ugasanga nitwe turi kwirundurira mu bidafite akamaro. Ariko none dufitemo portion nkeya cyangwa se agace gatoya kagizwe n'abasore bashoboye kujya mu ishuri bari kurangiza za masters. Aho ugasanga yamara kwiza masters ugasanga ntabwo ari kugaruka ngo afashe urubyiruko, ntabwo ari kugaruka ngo afashe community. Ibyo ngibyo wabivuga ko iki tutibanze cyane ku rubyiruko ruri mu itara ahubwo muri community muri rusange. Dufite abasore ntabwo tuvuga amazina ko hari umusore nzi urangije masters muri North cyangwa South Carolina. Dufite abasore barangije masters hano muri Houston. Dufite abasore barangije masters muri New Hampshire. Hari n'undi musore nzi nawe urangije muri Kentucky. Abo ngabo kuki batagaragara muri community ngo bashe gushyira community hamwe nk'abantu bafite ubunararibonye cyangwa se ubwenge nk'abantu baserukiye community bakagira ibyo bize bakarangiza. Dufite n'undi by the way we n'inshuti yanjye yitwa nawe ndumva ari kwiga agiye kurangiza masters hariya muri Tennessee. Abo ngabo wabaha butumwa ki ndetse kuki muri make kuki batagaragara muri community? Wenda ku ruhande rw'imyumvire n'imitekerereze bafite birashoboka ko wenda haba hari icyerekezo bifuza kuzageza ku muryango wenda cyangwa se community y'abantu batuye hano muri Amerika. Ariko nanone hari uburyo bumwe kubera ko burya iyo abantu bageze ku rwego runaka rw'amashuri akenshi cyane icyo babara cyane ni risk. Uzasanga kenshi abantu bize cyane icyo bitaho ni risk ndetse bikaba binatuma akenshi cyane habamo ingaruka zo kutageza abantu ku iterambere rirambye. Kubera ko bo bahita batekereza ibintu bikomeye cyane akumva ko ikintu agiye gukora kubera ko baba barabyize cyane ahita atangira kureba ingaruka noneho ibyo inshuro nyinshi bikabatera kutinjira mu gikorwa cyageza abandi ku iterambere. Bityo akavuga ati bibaye byiza nakwikorera ngewe ubwanjye aho gukorera umuryango. Ibyo nge bibona nk'inenge ariko ni inenge kuri community, ni inenge ku muryango. Kubera ko muri abantu dukunda bitandukanye, wowe ushobora kubibona nk'inenge undi akabibona nk'umuti kuri we. Ariko ngewe kuri ngewe ubundi twari dukwiye gukumbura abo twari kuzaba iyo tutaza kuba impunzi. Yes, cyane rwose. Kubera ko ntekereza ko kandi nabo nta wabarenganya kuko ntabwo rirarenga. Witegereje imibereho twabayemo bertereka wenda nguhereze uru rugero. Hari ibiryo bine ubundi umuntu akwiye kurya. Hari ibiryo by'umubiri, hari ibiryo by'ubwonko, hari ibiryo byerekeranye n'iby'umwuka, ndetse noneho hakaba n'ibiryo by'imibanire y'abantu n'abandi. Rero ibi ngibi ushobora kugira kimwe muri ibi bindi ukabibura. Ushobora kuba urya ariko nta bwenge ufite cyane rwose. Ari nayo mpamvu gati n'abasazi bararya. Oya n'abatari abasazi ukavuga ati inshuro nyinshi iyo wicaranye n'abantu uricara ukavuga ati ariko uriya muntu agira ubwenge. Ntekereza ko abantu benshi babivuga cyane rwose.
umuntu ashobora kuba afite iby'ubwenge ariko adafite iby'imibanire y'abantu n'abandi. Ntekereza ko abanyabwenge benshi usanga kubana n'abandi bibagora. Rero ntabwo nagira uwo mvugaho cyane, ashobora kuba afite ubwenge ariko uburyo bwo kubanisha abantu n'abandi bikaba byamugora cyane rwose. None Mr. Kagiraneza nk'umuntu ubana n'abakuze mu itara ndetse n'itara ry'abatoya ndetse ukabana nabo ndetse n'ubushize tuganirije, niyo mpamvu twagarutse kugira ngo tuganire nawe. Urubyiruko cyane cyane ndavuga bari hano muri Amerika cyangwa mu Burayi, mu myaka 10 urubyiruko rwacu rurubona hehe? Ndavuga urubyiruko rw'abakombani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se abasore bacu baturuka muri Kongo, mu myaka 10 urababona? Hari aka documentaire nabonye kavuga ngo you could be anything. Cyane rwose. Rero ubundi ririya jambo urisesenguye uzaba icyo ari cyo cyose, ushobora kuba icyo ari cyo cyose, burya no kubimbwa nabyo bizamo. Nagatekerejeho mu buryo bwagutse no kubimbwa wanimbwa, kuko icyo ari cyo cyose se wagisobanura mu buhe ushobora kuba ni warapfuye cyangwa abantu bambabarire wenda kuba nkoresheje rino jambo. Mu by'ukuri ushobora kuzavamo umudokiteri, ushobora kuzavamo icyo ngicyo cyose wumva, ariko ni wowe ugiharanira. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni bya bindi umuntu ashobora gushyira hariya ngo you could be anything, noneho ukumva koko iriya motivation baguhaye nutagira ukwibyaza umusaruro kwizaza ikakwitura hejuru, ntabwo byakunda. Rero mu myaka 10 mu cyerekezo cy'urubyiruko dufite, mu by'ukuri birashoboka ko hazaba harimo abana bamaze kugera ahashimishije, ariko nanone hari abandi bazaba barageze aharindimuka. Ngira ngo hari nanjye nkongereho muri iyo myaka 10 hari abantu bazaba bafite icyerekezo. Dufite nk'abana bamaze kugera mu gisirikare barenga 20 baturuka mu nkambi, baturuka muri Kongo, cyane cyane Masisi na Rucuru ndetse no muri Murenge. Dufite abasore benshi bamaze kujya mu gisirikare, bigaragara ko bafite vision bashaka kugira ngo bakorere igihugu ariko nabo biteza imbere, kubera ko urabizi igisirikare cyangwa nyuma y'imyaka 5 ashobora kuvuga ati nsohotsemo, aho akaba yarize byinshi. Rero hari benshi cyane ubwo bari muri za kaminuza, tunashishikariza cyane, turashimira cyane abana bamaze kugraduatinga muri high school bakaba bakomeje kwiga. Mwabonye abo nari nasuye ubushize, umwana w'umukobwa yavuze ati ku myaka 30, yitwa Aline Serikali, avuga ati ku myaka 35 ngomba kuba mpagarwa Dr. Aline Serikali, ngomba kuba nitwa Dr. Utazamuhamagara Dr. icyo gihe nimara kubona doktora yanjye ntabwo nzongera mwitaba. Ngira ngo hari abasore benshi, hari inkumi nyinshi zaba zifite icyerekezo. Shambo show.